orohereza umupira we Kigali ibyo tugiye kuganira byitwa Zandani ni umupira ibyo bindi urimo byawe ngo bahamagare Ferwafa niryo tegeko ugiye gusoma risome ubyibaza byo kugira ngo tukore umuhango nagira ngo muri version nyine ubyibaza ngo duhamagare muri Ferwafa yavuze ngo ntago twese ntitwarihuye dutegereje abakozi bacu barihuye twatumye mu kazi kutanga raporo y'ibyabereye ihuye umwanzuro ariko se raporo bayitanga muri ikoranabuhanga match kirangira abanyamakuru bacu ntibatanze raporo yabo nk'abanyamakuru hanyuma rero nubundi yatanzwe niyo ya NCD bakwizigira bavuze Ferwafa rero icyo yari kuvuga nicyo Lorenzo agiye kutujyana ikitwa itegeko noneho aho rero Radio Rwanda ibera Radio Rwanda turetse twinjira muri Zandani ibyaganiriwe nyuma y'umukino itegeko rivuga iki bwana Lorenzo itegeko ndabisoma mu gifaransa ngenekereza no mu kinyarwanda ni itegeko rigufi baravuga ngo si un match joué en nocturne est interrompu à cause de l'obscurité consécutive à une panne d'électricité interuro iravuga ngo iyo umukino wakinwe mu ijoro mu mwijima uwo mukino ukaba wakinwe ugomba kuba umurikiwe hanyuma amatara akagira ibibazo hakabaho ukutamurikirwa mu buryo bwisubiramo bitewe n'amashanyarazi barakomeza l'arbitre ne pourra arrêter définitivement la partie qu'après avoir observé un délai d'attente de 45 minutes umusifuzi ntahagarika umukino kugeza ubwo nibura uko kwisubiramo kwibura ry'umuriro kumaze iminota nibura 45 umuriro ugenda ubura ugaruka yego kuva ku masaha umukino agomba gutangira iminota 45 bagakomeza passé ce délai l'équipe visiteuse sera déclarée gagnante par la score de 3-0 ou plus si le match a été interrompu alors que l'équipe visiteuse menait par un score supérieur à 3-0. Bakavuga ngo rero ibyo bibaye mukino gahagarara equipe yasuye ihabwa gutsinda umukino n'ibitego 3-0 cyangwa se birenze 3-0 mu gihe equipe yasuye yari yamaze gutsinda ibitego by'ikinyuranyo kirenze ibitego 3-0 urumva equipe niba yamaze guterekamo 5-0 kandi ari retour ukayiha 3 wabuyibye so niba ibitego bitaratangira kujyamo birenze 3 equipe ihabwa itsinda kuri forfait ibitego 3-0 urumva nyine icyo amategeko ya Ferwafa avuga kuri ingingo kugeza aho tugeze ubu ngubu wabisobanuye mu kinyarwanda neza birumvikana iryo ni itegeko rigenga umupira w'amaguru mu Rwanda kuri iyo ngingo ya Ferwafa amategeko ya Ferwafa ni ingingo y'amategeko ya Ferwafa niyo wasobanura yego rigani mukurayo hari ibyo bita ngo ni ka force majeure hari abantu barimo kugenda basa nkaho babihuza bavuga ngo ibyabaye mukura nta ruhare yabigizemo ndenda ka de force majeure mbabarire sinshaka kuganira ibintu ka de force majeure ibaho ahubwo rugaju baretse gato ubikerensa ka de force majeure ibaho umupira wa Kigali nugira ka de force majeure umupira wa Kigali ni Zandani rugaju baretse gato ka de force majeure ibaho ahubwo turebe kuri case ka de force majeure yabaye iki nicyo mukuri shaka ko donc mukuri kiburana irashaka ko byitwa kandi force majeure ibyo byitwa Zandani nuko uko wabigenekereza kose ni interpretation y'itegeko kuri shaka kandi force majeure ni ibintu udakontorora ni ibintu by'ibizabya mukuru iravuga ngo twaguze amavuta nta mutekinisiye wa Mukura ukora generator ibyo twasabwaga byose twarabikoze umva nk'ikintu mukora nk'ikintu mukorizana nimuze kwirengagiza iyo ngingo ya Mukura Mukura iravuga ngo urugero amatara yacu ameze neza ibintu byose biri ku murongo inkuba igakubita igahita itwika amashanyarazi urumva
uretse no kuba match ihagaze n'ubuzima bw'abari muri stade nabwo bwaba bugiye mu kaga. Ibyo ni ibintu tutakontorora. Bakavuga ngo ese ko dusanze amasinga yacu yahiye tuzi yatwitswe n'iki, wenda niyo nkuba, wenda niyo mvura. Urumva mukuru, urumva ko irimo irazana ingingo zisunikira ikibazo kutitwa uburangare nk'ikipe yakinnye byitwe cas de force majeure. Handi Ferwafa ivuga mu irenga yobora ivuga ngo mu gihe wenda ikipe yahawe stade idasanzwe yakira itatanze muri context y'umukino, urumva bakavuga ngo mu gihe habaye ikibazo gitunguranye umuntu atakontorora, icyo gihe match ishobora gusubirwamo ku munota yari igezeho mu gihe kitarenze amasaha 24. Nabyo Murere yabonye ikanga no kurari huye ikavuga ngo bazaduhamagara twageze Nyarugenge, boom kwa Stade Kigali twatashye. Icyo nicyo mukura nayo isunika afite mukuru irashaka ko abo cas de force majeure nagira ngo nituze gusa nkaho nyine mukura yo tutari point yayo nayo iravuga iti hari ibyo nyine tudafiteho ububasha bitapfuye kubera ko niko nasesenguye mu kanya nanjye babwira mukura ngo mukura biragoye ko abyita cas de force majeure kubera ko ikibazo mwasanze ari ikibazo cyaye kimaze n'igihe ahubwo mutarakibonye ngo hari switch zapfuye, hari amasinga yahiye, nta nkuba yakubise stade, nta n'imvura yaguye. Urabyumva? Iyo baza kuba bakoze test imbere ya match, test la veille du match ko mu mahoro bigenda. Mu mahoro iyo hari match amateleviziyo ibintu byose batestinga umunsi wanziriza match. Iyo yarabikoze mukura ari kubona neza ko ikibazo cy'amatara gifite ikibazo, match bakayikina hadakina amatara bakakina saa 9 zandane wavuga. Ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya, kubera uko ibintu bigenda binyuranamo i Kigali biragoye ibyo bintu byo kuvuga ngo cas de force majeure ngo itegeko oya, ibyo bintu ntibibaho hano. Higeze kuba insida hagati y'ikipe ya APR na Rayon Sport i Rubavu, amatara arazima. Yazimijwe ari match finale, ari match Ferwafa ifite ya Super Coupe. Yego amatara azimye, yazimye Rayon Sport ifite insinzi sabyo ya 2 habura iminota 27 ngo match irangire. Mu gihe haburaga iminota 27 Rayon Sport yavugaga yuko yo ibyayo yabikoze, yari yatsinze umukino deyafo bagomba kwihereza igikombe. Aperiti oya, twebwe aho umukino hagarariye muri logique y'umupira w'amaguru, niba utarangiye ubwo turawutangira kuko ntago twebwe tuzi uwo mukino. Wenda twashoboraga kwa twari twamaze gushyira tugiye kwishyura bikaba birapfuye, bihinduke 0-0 dutangire A0. Abandi bati hakinwe iminota yari isigaye, haza gushaka itegeko, bitabaza itegeko ry'ahandi kuko mu Rwanda nta ryari rihari. Bakina 27 yari isigaye, none birangira igikombe kigiye kwa Rayon Sport. Ariko wibuke neza yuko iyo match nta wari wakiriye. Ndabyumva niyo nshaka kugira. Ibyo ni nabyo bintu nabyo mukura yashatse kuzamura nk'ingingo. Iravuga iti hari cyabaye Rayon Sport yari yabonye igitego. Atoya. Rayon Sport yari yadutsinze. Oya, nese radutera amaga kubera iki? Nta kibazo gihari, match ni tuyikomeze uyu munsi, tuyikine iminota yari isigaye tuyisoze. Ikibazo kiri he? Ni bazadutsindire mu kibuga. Ati yo case yaranabaye Ferwafa mu byibuke, iminota yakinwe kubera ikibazo cy'amatara i Rubavu ni nayo igomba gukorwa. Iyo niyo ngingo mukura yakare yizinze yumvikana, ishingiye kubyigeze kuba. Bya bindi jirajya yita ngo ni jurisprudence. Kuvuga ngo itegeko ryigeze kwifashishwa rirongera ryifashishwe. Ubwo natangiye Zandani, ubwo nagiye muri Zandani washyushye. Mukura nibyo bintu iri gushyira imbere, ibyo bindi ngo bya cas de force majeure ariko mu nyungu zayo kuko ndagira ngo abantu banyumve neza, kuko mukura iravuga ngo Ferwafa, wowe nka Ferwafa wigeze kugira case isa niyi y'amatara yazimye wasubirishijemo iminota yari isigaye. Wigeze kugira case neza isa niyi ngiyi i Rubavu, ari wo ufite competition, amatara arazima, match ntiwayishoje, nta batewe mpaga, match warayifashe uyisubirishamo iminota yari isigaye. Mukurikiraniza ko icyo gihe ari Ferwafa yari yatanze ikibuga. Nanjye nibyo ndabyumva, ariko iravuga unyumve, iravuga ngo uko utashoje iyo match ni nako niyo utayisoza yikomereza ku minota yari igezeho. Ferwafa ngo bererekana mu yandi magambo, wowe uri umubyeyi wacu, Ferwafa niwe tureberaho. Itegeko icyo gihe wavuze yuko abantu bakina iminota isigaye, n'ubu ngo reka dukina iminota isigaye. Iyo ni mukura
ngiki kintu iri kuzana ibyo by'amategeko manze mu byigizeyo mu Rwanda muri ibi bya Ferwafa amategeko umuntu yagenterpreta akakubindikiranya uko bishaka ibyo birashoboka cyane biterwa nuko bishaka kubisobanura none se agendeye kuri iryo tegeko wamuburanye akavuga ati ni kesi igeze kwa mu Rwanda same scenario tuyisubiyemo umva ko Rayon Sport rero bimeze ejo abayobozi ba Rayon barimo Tadeyo barimo Gacinya barimo Prosperi barimo Patrick Rukundo bari bose hariya ku kibuga unyumve neza bikimara kuba match abasifuzi bayihagaritse binjiye mu kibuga bajya kuganira n'abakinnyi abakinnyi ba Rayon baravuga bati nyamara ibintu byagaragaye na mbere ya match ati ni nkaho nimutabireba neza iyi match mukura ibi bintu bibaye yasaga naho yo wenda yabitekerezaga bati kubera iki ngo mukura yageze ku kibuga isaha imwe mbere yuko match iba ngo yitiva muri bisi za gukora warm up Rayon Sport iti twatsinze igitego baracyanga mukura ngo yarakerewe ivuga neza mukura ngo yarakerewe gusa agomba kugera kuri stade abakinnyi ba Rayon bati president nabo muyoborana mu byumve ikipe yaduteguye ati hano harimo inazi nyinshi ikintu cyari kiremereye muri stade none se iryo kererwa ryo kuza habura isaha imwe ugira ngo ni icyo abakinnyi bahita batekereza ngenda kubwira none ibintu abakinnyi bo mu Rwanda bavuga nuko beliefs aho ibintu babiri bati rero ibyo bintu byo kuvuga ngo turare ngo hanyuma ngo ejo ngo muzarebe umwanzuro nta bihari niba tugize amahirwe yo gukubita ikipe twitera mpaga birangire ati kuko ikipe ati ikintu cyari kiremereye hano inazi yari nyinshi ibintu byari bidukomeranye hatera dutsinze igitego baracyanga bakazajya bavuga hano ngo yatsinze ngo icya penalty ngo ubwo rero ngo mwebwe ngo ntago mubizi ngo murebye nabi ngo ni demi finale ngo ari gihe twayitakaza ngo iyi demi finale ngo iremereye kurusha izindi zose mu mutwe w'abayobozi baravuga atakuzi ku bintu bikomeye habaye kuvugana n'abantu muri federation inyarugenge ku mugoroba muri abo bantu muri Rayon umva abakinnyi bo bari kuvuga ati nta kindi dushaka kumva mutera amategeko akurikizwe mutera ikipe forfe nta by'ubushuti ekipe yari ku kibuga cyayo ibura amata nta bindi yari yanaduteguye ahubwo abantu banavunikira hano bantu muri mu biki federation telefone ya mbere mu biganiro yarababwiye ngo mugume ihuye federation mutegereze nibiba ngombwa turaza kureba niba twabafasha kwishyura murabyumva hoteli match ikazasubirwamo ejo haciyemo iminota barabahamagara baroga ngo muzamuke mutahe niba mukeneye gutaha ibyemezo bizafatwa nyuma yuko komisiyo yicaye igaterana ikareba Rayon Sport yazamutse Ferwafa ibiki ikareba yego uko ikibazo Ferwafa narwo yihutisha ibintu ushobora no kuzafata icyemezo yego icyabaye rero yafata icyemezo masaha ari munsi ya 28 Rayon Sport abayobozi bayo babajije abanyamategeko ba Rayon Sport baravuga bati ko muza amategeko haba hari ikintu na kimwe kikosa twaba dukoze twanze gukina donc dutashye tukavuga tuti twebwe twageze ku kibuga kugiye twubahirije ibisabwa byose none match yari igiye kuba amatara razima amasegonda make hari kosa twaba dukoze barababwira ngo habe namba nta kosa mwaba mukoze uzo mwanzuro abayobozi bafashe bane bari ku kibuga banavuganyeho na muvunyi nta kindi kintu kibiganiro Rayon Sport ikeneye twateye mpaga ya 3-0 mukuri zaza gukina returu inyarugenge ibindi ntidushaka no kumenya ntidushaka no kubyumva Rayon Sport muri position yuko niyo wazana komite ya FIFA Rayon ntizakina na Mukura match ihuye Rayon Sport yashobora gukora Rayon Sport kugira ngo irari huye iyo dossier irabitse byanarangiye bakeze babirangije abyabayobozi ati ntidushaka gusubira ibihe byanarangiye Rayon kugira ngo irari huye byari gusaba ko Rayon yatemaga mu mutwe byarangiye byari gusaba ko Ferwafa ihita ibabwira ngo nikundi bigenda match yahagaze ejo muzayikomeza kuri uyu munota murari huye ni Ferwafa ari kubibasaba
ntabwo Rayon yari kubyibwiriza Ferwafa ntabyo yabasabye. mubwira noneho ikintu kigiye kuba tugiye kuza tukivuga ubu nibwo tugiye kuvuga za ndani ziremereye. none turacyafite igikombe cy'amahoro APR na polisi baranganyije, turacyafite dosiye ya UEFA Champions League. ni mu isaha ya kabiri tugaruke mu kanya. cya kabiri urubuga rw'imikino twizera ko bumeze neza cyane. turacyaganira ku ikipe ya Rayon Sport na Mukura Saga. Biraza kurangira gute? Tugenda tuganira ku makuru agenda asohoka buri kanya. turacyaganira kandi turavuganira kandi kuri polisi na APR. Derby y'umutekano yarangiye ari kimwe nayo turaza kuyiganiraho. UEFA Champions League Arsenal ngo iraza kubura icyo bita evaporation cyangwa se ubuhumekero kubera yuko igisenge cy'Bernabeu inzira za kubisakaye nta mwuka uva hanze. Real Madrid yerekanye ifoto y'umuteguro muri Stade Santiago. Buri ntebe harya rigakira abantu bangahe? 90 birenga. Buri ntebe y'ibihumbi 90 na buri ntebe yose iriho ibendera kandi rinini ry'umweru. Nibazamura ari amabendera stade yose iraza kuba ari umweru. N'ubwa mbere aba Eritrea ba Real Madrid bateguye ikintu kimeze gutyo. Ibendera kuri umufano uraza kuri muri stade wa Real Madrid barayazamurira rimwe. Stade imere nkaho ari igikombe cy'amata. Igikombe cy'amata ukagifotora. Nuko Stade Santiago Bernabeu iraza kubimeze. Arsenal iraza kugira ijoro riremeye cyane. Mu kanya twibwirire muri Action College gahunda zihari uyu munsi muri za ndani zikomeza. tugabanyirizaho gato turi hejuru cyane mukuru wanjye. Now twavugaga position ya Rayon Sport. Abantu babyita ngo Rayon Sport ngo ntishaka kunegosia. Ngo Rayon Sport wenda ngo atinya Mukura se. Ngo Rayon Sport se wenda ngo n'ubwoba ngo ntabwo ishaka ngo wenda kintu wenda cyo kureba ko byabaye kuri Mukura wenda nayo byari kwibaho. Ariko mwabantu mwe mu mupira muzi na situation Rayon Sport irimo, umuntu areba ibintu bimufasha ako kanya niko umupira wubakitse. Rayon Sport murabizi kitari mu bihe byiza, yigira ibibazo by'imvune, yigira ibibazo by'abakinnyi batari muri forme bamwe na bamwe. Ejo narebye ari napo ya 11 nabaye nk'umuntu urebye mu rusenda hari nko gukata igitunguru. Yego Rayon Sport ifite impamvu yo kugira ubwoba kuri iriya match. Mukura yarabatsinze yaryoherwa. Mukura yarabatsinze ubushize ejo muri shampiyona kimwe ku busa. Murabyibuka yabatsinze ari retour. Ekipe yabatsinze ari retour. Yego ari retour ahubwo. Rero uramutse ubonye chance amahirwe yo kwitera mpaga y'ibitego 3 ku busa kugira ngo yiremerere nizi Kigali nishaka igomboremo kimwe cyangwa 2 birangire, ntabwo Rayon Sport yabyanga. Iyo position rero niyo bahise bahagararamo kuko niyo ibashyira muri avantage. Niyo nakubwiye ngo ibyo bintu byitwa amategeko bireke. Ibyo bintu ngo bya cas force majeure keretse batabonye akayira. Kandi siyo yonyine n'izindi niko zabigenza. Tureke kubeshyira Rayon. Na APR ibonye akayira yagacamo. Na Mukura ibi byabaye kuri yo na Mukura ari ibibonye nayo yabikora. Gorira yabonye akayira igacamo. Gorira yabonye akayira kuko APR yashyize umukinnyi iminota itarenze 5 umunyamahanga si ukwibeshya kwabaye. Yabashyize muri bari. Yatanze ikirego match itararangira. Yahise itanga ikirego match itararangira. APR yatewe iki? Yatewe mpaka. Nese kukibyare mwabihinduye inkuru. Ngo Rayon ngo nishaka ngo kunegosia ndanegosia niki nge naje gushaka resultat. Ndashaka kujya final uko zikosa ntibinturutseho. Ndacyora abakinnyi banje maze Nyarugenge igikombe cya shampiyona yawutakaje. We warankubise arere tour muri shampiyona. Wangwe ku mwanya wa mbere mu gikombe. Tujya tureka santima tujya dukora amanalize ari mu bwenge. None ngo Rayon ngo yatinye nyine idatinya we wakora iki? Ifite abakinnyi bakomeye. Idatinya se ntiwayikubise arere tour. Ifite foro nganye. Idatinya se ntiyavurikishije. None se ubuyobozi bw'ishore bwemera ngo idatinya se ifite umutoza. Ifite umutoza. Idatinya se niri kuvuga ngo muri no minsi ngo abakinnyi hari abantu bari kugenda babahereza utuntu ku ruhande. Muretse ibintu byo kwigeza nkana. Ibonye avantage ya 3 ku busa ngo yiterere mpaga. None president wa Rayon ati ngaho mureke twirarira Huye ati tunegosie turebe iki. Yarihungukije umugabo yitwa Tadeyo, umuntu yitwa Prosper yaramucemo kabiri. Cyangwa Tadeyo arabaye imfura cyane ngo cyangwa by'urwo runimi rw'ubufura sinshaka bahamagara umuvunyeri w'icyo kipe tahana shyira abantu Nyarugenge tahana yabagejeje Kigali nka saa 3 yarabagejeje Kigali. Oya ngo ibyari mugoroba bana banje mwariye mwaryamye maga yatewe muri Rayon ntubabwire. Umva rero icyo Rayon ivuga
none se Ferwafa oya ako sumva icyo Reyo ivuga. Reyo iravuga iti umva ibintu Reyo ibyanariza neza aho mubwira ko Nyarugenge ari Zandani. Bibajije ikibazo nawe wakwibaza. Nka Rayon Sport tuvuge ko twanze gukina, niba shake komisiyo yicara iterane ivuge ngo Rayon Sport ngo murabona ngo kubera ngo kado force majeure ngo kubera ngo inkuba ibiza ngo kubera ngo bibaho ngo na match abanje ngo yanyu na APR ngo murabizi Rubavu ngo byabaye ngombwa ko mukina iminota isigaye ngo ubwo ni mwihangane ngo n'ubundi murakina iminota isigaye. Reyo ikavuga ati oya ibi ni uburangare ni nkuko n'undi muntu yabura ambulance ku kibuga. Banza unyumve nanjye urimo urabivuga mu gihe Ferwafa yabisohoye umwanzuro uvuga ngo match yego niho naho nshaka kujya. Yego mu gihe Ferwafa isohoye umwanzuro wanyu uvuga ngo Rayon Sport ongera ujye gukina banticipa ama situation. Baravuga ati mu gihe umwanzuro waza utavuga karimaga hakorwa iki nibyo urimo gusobanura. Yego Reyo iravuga iti biroroshye twe twavuga ijambo rimwe mwanzuye yuko tutayitera amaga 3-0. Yego nta kibazo ubwo yiduteye impaga rero ubwo twende tukabukina Huye therefore ubwo nidutera babyumva bamaze no kubiseta. Yego urimo nabyumva Lorenzo umva position y'ubuyobozi bwa Reyo. Ferwafa tuvuge ko komisiyo yicaye gaterana ikavuga ngo umukino usubirwemo, umukino urasubirwamo. N'urugero ko mwanzuro nturaza. Reyo iravuga iti twe tuzavuga ati okay ubwo muvuze yuko umwanzuro wo gusubira Huye twe ntidusubirayo ubwo defo kuko tutari bukine na Mukura match ibanza ubwo Mukura nidutera amaga noneho. Ngaho muri uru Rwanda rwa 2025 Rayon Sport amatara yazimye match yatangiye itinze ari umusifuzi uhagaritse match bageze ku kibuga noneho ngo niyo watera amaga barakumeshya. Kigali hakuru ufite force niko bigenda mu mupira. Murera yabonye imbaraga kandi izo mbaraga zatewe n'amakosa ya Mukura. Nta kindi kiri bube ni mpaga kuko ibi bintu komisiyo irabijyana muri secretariat kwa Kamarade yivugane n'abantu muri Reyo babaye clear bamubwiye Kamarade nigeze abasaba kuguma Huye. Nta kindi kintu tuganira nawe nta negotiation zindi. Kamarade ameze nk'umuzungu. Kamarade ntajya Kigali barabalansa mu mupira barabalansa bareba igipeza cyane ni iki. Ni nkuko byagenze kuri Gorilla na APR baravuze bati championnat cyari mbisi umuntu aramutse yanze gutera ino APR impagakoze rino kosa ikazagenda igatwara igikombe uko n'abantu bari kuzajya bavuga ariko zaba yarakibye bati ntimureba bati ntimubona bati ntimureba. APR yanze icyo kintu iravuga toya ntabyo gusobanura twakoze ikosa turase amaga 3 kizabe kiri genuine internally yafashe umwanya wa mbere APR ijya guhana abantu bayo wahise ubona ibyakurikiye warabibonye. Ni nako rero bigomba kumera kuri Mukura. Ni ukuvuga ngo ibibazo bya Mukura yes simbona ko hari umuntu wabigizemo uburangare cyangwa se wabikozemo ubugome kuko kwizigera tubwiye ko bakoze test before ibyo birumvikana ariko niba byabaye by'impanuka nyine nkuko abasirikwe ni wacu mu rugo nawe ni wawe hari igihe itara ryanga kwaka ukazana umutekinisiye akavuga ko abayisirikwe sibyo se kandi waraye wenda nijoro ufite umuriro ibyo bibaho ni bisanzwe ibintu bya sirikwe. Ariko Reyo ibonye amahirwe yifasha ibyo bya sirikwe ni muhwe ntibizi wiyibwira ibintu kuko nawe Mukuru yirasa match na retour ni wari ubizi nawe yaka umwanya wa mbere ni wari ubyitayo nese Mukuru yatse Rayon Sport umwanya wa mbere ngo yitware cyaya yirashe mu kibuga ubwo nanjye nakurashisha amategeko haka ibintu murimo nibiki. Urakoze cyane. Iyi ni mpaga ni munatekereze idosiye no kutifunze ibyo niyo Mukuru yarega muri tasi ibyo byara iyi ni mpaga Inyarugenge tuyipfundikire gutyo ubwo wenda tuzayigarukaho bigendanye n'ibihe n'imyanzuro yindi izagenda ifatwa kuri uyu mukino n'abareberera uyu mupira ariko nuko twebwe twayiganiraho muri rusange. Twinjire kuri match yindi yabereye i Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium.